mvuze Vikings ushobora kutabyumva neza, ariko mvuze aba Vikings ushobora kubyumva neza. Aba ngaba bavaga muri Scandinavia, benshi bari babazi nk'abari abami b'inyanja. Aba Vikings bari indwanyi z'akataraboneka, bakaba ari abacuruzi babaye mu myaka yabo bitaga imyaka y'aba Vikings. Aba Vikings babayeho ahagana mu kinyejana cya 18 kugera mu kinyejana cya 11. Aba ngaba mu isi igezweho cyangwa se ubu tuvugana, aha aba Vikings babaga ubu ni muri Denmark, Norway ndetse na Sweden. Aba Vikings bari abacuruzi, bari abantu batwara amato arya manini, bari mu bantu bazanye impinduka ikomeye mu mato. Aba bacuruzaga uburayi bwose na Aziya na Amerika y'Amajyaruguru. Aba Vikings ntibacikwagayo. Tuvuze aba Vikings ndabizi neza abantu bari mu Bwongereza cyangwa se abantu bavukiye mu Bwongereza ntibabura kubyumva cyane, kuko aba Vikings barabayoboye ndetse barabayogoza biryo by'akataraboneka. Ireland na France abo nabo bazi neza ibigwi by'aba Vikings. Nkuko nabikubwiye mbere, aba Vikings bari mu bantu bazanye amato agezweho cyane, ko bubakaga amato ya rutura mu gihe cyabo, wayabonaga ukabona ni ibintu bitangaje. Bari bazwi nk'abami b'inyanja, ndetse n'amato yabo akaba yari ibikura nkota, amato y'indwanyi, amato agenda buri hamwe ntahakumirwa. Aba Vikings bari bazwiho nk'ingabo zitagira ubwoba. Aba Vikings binjiye mu Bwongereza no mu bindi bihugu byo mu Burayi, bahita bafata y'ubuturo. Abo ntitwakibagirwa nko mu Bwongereza, muri Danelaw, Ireland na Iceland ndetse na Greenland. Ubu bwari ubutaka bwari bwarigaruriwe n'aba Vikings, barahafashe ibirindiro. Ntitwavuga ko aba Vikings bari abanyamato gusa cyangwa se abantu batwara amato. Oya, aba Vikings nanone bari abantu b'abahanga cyane mu bintu bijyanye no gucuruza no guhanga udushya ndetse no kubumba buri kintu cyose gishyashya, wabonaga ari abantu bihariye. Aba Vikings bari abacuruzi beza cyane, ko bacuruzaga ibicuruzwa bigezweho. Nicyo gihe cyari kigezweho kwari gucuruza abacakara, gucuruza intwaro, gucuruza ibintu bihenze cyane mu iyo myaka. Bivuze ko isoko ryari rigezweho mu icyo gihe. Kugira ngo ubone aba Vikings bataririmo byari kukugora cyane, kuko bari barigaruriye ubucuruzi. Ni nka Dubai y'uyu munsi. Si ibyo gusa cyane ko n'aba Vikings ubwabo baje kuba bafata umwanya muri politiki cyangwa se mu buyobozi bw'Uburayi, kubera ko mu icyo gihe aba Vikings barwanaga, bateraga ibihugu bitandukanye teritwari, cyangwa se aho bakambikaga hose bagombaga gushyiraho umwami wabo w'aba Vikings cyangwa se umuyobozi mu yandi magambo. Ubu bwoko bw'aba Vikings twatinya kuvuga ko bwari ubwoko bw'ubunyembaraga, ariko nanone bakaba ari ibisambo, kuko bayoboraga ubishaka cyangwa utabishaka ndetse bakakwiba. Aba Vikings bari abapagani, ntabwo bizereraga muri religion cyangwa se yari yose. Bo bari abapagani nyine, ryo ryari idini ryabo. Imana yabo bayitaga Odin, bakagira n'indi mana bitaga Thor, bakagira n'indi mana bita Rejai, zari imana zabo. Ariko igitangaje cyane, aba Vikings bamaze kwinjira mu Burayi, bamaze gukonkaringa Uburayi, aba Vikings benshi bahise bahinduka abakristo, ku buryo aba Vikings bari mu bantu bakoreshejwe cyane mu gihe abantu benshi bari bagiye kuba bahindurirwa kuba abakristo. Ko mu gihe cy'aba Vikings wari ufitemo amahitamo abiri: uraba umukristo cyangwa se ntuba umukristo. Wahakana kuba waba umukristo, ubwo urabyumva nawe icyahitaga kikubaho, wahitaga utemwa umutwe byihuse. Ibyo bikaba bimwe cyane n'ibyakoreshejwe muri Afurika ubwo abamisiyoneri bazaga. Abantu benshi bisanze ari abakristo nta yandi mahitamo. Rero n'aba Vikings nuko bagenzaga kugira ngo ube waba umukristo cyangwa se ubireke. Uraba umukristo cyangwa se ubireke, nubireka urapfa. Abantu benshi babaye abakristo kubera igitutu no gutinya gupfa, kubera ko aba Vikings ntabwo banegosiyetingaga ku muntu utaremeraga ibyo bamubwiye. Vikings yameze nk'aho ihagaraye mu gihe Scandinavia bari bamaze kuba baba abakristo hafi ya bose. Ariko nanone Vikings kuba yaravuze ngo yaracitse cyangwa se igihe cyabo cyararangiye, ntabwo byigeze bisiba amateka n'ibyo bagiye bakora, cyane ko legacy zabo, ubuhanga bwabo bari bafite mu myaka yabo, buri kimwe cyabo, aho bagiye bavumbura uburyo bayoboye Uburayi bwari bwarigize indakoreka mu iyo myaka yabo, uburyo bazanye uburyo bushyashya bwo gucuruza, na n'uyu munsi turacyabivuga. Nyuma y'ayo mateka make y'aba Vikings mbaje kuba nakubwira, tugiye kuba twarebera hamwe amategeko yagengaga aba Vikings kugira ngo babashe kuba batsinda bagere aho bagiye bakonkaringa hose, mbega nta kintu na kimwe kibitambitse mu nzira. Murakaza neza, ikiganiro bakita Isi n'Abantu, nanjye gutegura ndetse nkanakugezaho ndi Oliver Legra. Nk'ibisanzwe, ubutunzi burapfa, n'inshuti nazo ubwazo zigapfa.
nawe ubwawe umunsi umwe uzapfa, bitinde cyangwa se bihere, ariko ikintu kimwe kitazigera gipfa ni uburyo wabayeho ubuzima bwawe, n'uburyo wabashije kubana n'izo nshuti zawe zapfuye, n'ubwo butunzi wagize, n'uburyo wabubanyemo n'abandi. Icyo kintu nicyo kintu cyonyine kitazigera gipfa. Ni byiza cyane ndetse biraryoha cyane kuba umuntu ushimagizwa na buri umwe, kumenywa na buri umwe, ariko nanone birifuzwa ndetse n'iby'ingenzi cyane, ni nabyo bifite agaciro kuruta ibindi, kuba umuntu ubaho ubuzima yifuza, ibyiyumviro byawe hakaba nta muntu n'umwe wabasha kuba yabihindura cyangwa se ngo agire ikintu abikoraho. Nta n'umwe ufite ubwo bushobozi. Ubutunzi bushobora kuba bwashira mu munsi umwe cyangwa se mu gihe runaka. Buriya zahabu ni inshuti mbi ushobora kuba wagira. Nta mugabo n'umwe uzigera ugira ibyo yireguza, nta n'umugabo n'umwe uzigera ushobora kuba yahakana ukuri mu gihe uko kuri kwamaze kuba kwagaragaza ndetse hari ibimenyetso byemeza neza ko ukuri guhari. Icyo gihe umugabo nta na kimwe yabasha kuba yakora ku ibyo bintu, uretse kwicara akemera ukuri nyine, nimba ari amakosa yakoze akemera ko agomba kuba yayahanirwa uko byamera kose. No mu gihe nta ntambara iriho, mu gihe cy'amahoro, inkota igomba guhora iteka ryose ityaye. Nta na rimwe inkota itagomba kuba ityaye, kubera ko ntawe umenya aho umwanzi aturuka. Ibyo bikamera kimwe cyane no mu mutwe wawe n'imyiyumvire yawe na roho yawe. Iteka ryose bigomba kuba biri ready, kubera ko ntawe uzi icyo ejo hahatse. Ahantu hose mu buzima uzabona se kibi cyangwa se uzabona ikintu kibi, iteka ryose nujya kuvuga ujye uvuga urwanya icyo kintu. Ntuzigire na rimwe uha umwanya cyangwa se uha ubwinyabwamburiro umwanzi wawe. Umwanzi wawe ni umwanzi wawe uko byagenda kose, kandi yabonye uburyo bumwe cyangwa se ubundi arakurimbura ukava ku isi. Bityo rero nawe nubona uburyo uzamurimbure. Uzitondere cyane umushyitsi uza ku meza yawe, ariko uwo mushyitsi akaba afite amagambo menshi. Ujye wumvisha amatwi abiri, urebesha amaso yawe abiri, umenye neza uwo mushyitsi, kuko uwo mushyitsi birashoboka cyane ko ashobora kugutungura akakwangiriza umuryango. Ubutunzi no kwizerwa, ntabwo ibyo bintu bibiri biza bigendana bifatanya akaboko. Buri kimwe kiba kigomba kunyura ahangaha, ikindi kikanyura ahangaha. Nta na rimwe uzasanga umutunzi ari umwizerwa, biragoye cyane. Umukerarugendo agomba kwitoza kubaho mu gihe cy'imvura. Gusa nanone umugabo uzi bikeya azaseka mu gihe abandi bagabo bose batuje, kubera ko umuntu uzi byose biragoye cyane kuba yaseka. Ikigwari cyose aho kiva kikagera gitekereza ko kizabaho iteka ryose, kubera ko kitarimo kirarwana cyangwa kitagiye ku rugamba. Ariko nanone ubuzima ntabwo buzigira bugiha amahirwe, kubera ko kizicuza birya bibi mu gihe kigeze mu myaka yacyo y'ubusaza, kibona gisigaye cyonyine. Abasore bakuranye bose baragiye ku rugamba, bararwaniye amahoro, kubera ko nta kintu kibabaza cyane ko kwishimira ibintu utagizemo uruhare. Ushobora kubyishimira ariko n'ubundi usaza nabi. Hari icyubahiro kirenze cyane mu gihe uzi neza ko ufata ibintu bitoya kuri bitoya, hanyuma ibyo bintu bitoya bikagufasha kuba watumbagira ukagera ku kirere, kuruta cyane uko utumbagiye ako kanya utazi icyo gutumbagije, ukagaruka wikubita hasi ugasandara. Umugabo wese cyangwa se ikiremwa muntu aho kiva kikagera cyagakwiye kuba cyemera ibintu, kizi neza ko ejo hazaza azatuma yicuza ibyo bintu yemeye. Ujye wemera ibintu uzi neza ko ejo hazaza utazigera ubyicuza, kubera ko kwicuza ni ikintu kibi cyane ndetse kibabaza buri mugabo wese. Ngewe ubwanjye nigeze kuba nabaho mutoya, nagiye urugendo runini cyane ngenda ndi njyenyine, nabuze inzira zanjye, natekereje cyane ko byose bizoroha, ariko naje kumenya neza ko buri muntu wese abona ibyishimo mu gihe ari kumwe n'undi. Ibyishimo by'umugabo biva ku wundi mugabo. Buri mugabo wese mu gihe azi neza ko atagiye kuvuga amagambo agize icyo amara, byaruta cyane ugaceceka. Ntabwo buri gihe cyose uhawe ijambo bugomba kuba wavuga, kabone n'ubwo wahawe ijambo ushobora guhabwa ijambo ariko ntacyo kuvuga gihari. Iyo ntacyo kuvuga gihari, byaruta ukicecekeraho kugira ngo ujye gusohora amagambo. Byaruta cyane amaraso yawe akameneka, ariko akameneka kubera icyubahiro ufite icyo urwanira, kuruta uko wamara imyaka myinshi ariko ukabubaho uri ikigwari. Ikigwari cyangwa se umugabo w'ikigwari ni wa wundi uzaryoherwa kuryama nijoro akanga kuba yajya kurwana urugamba ngo arwanye abanzi biwe, we agasinzira akumva ko bihagije, ariko yabyuka agasanga neza umwanzi yamwinjiriye mu nzu
akamutsemba agatsemba n'umuryango wiwe. Uwo mugabo niko aba ameze nyine, niyo ngororano y'umugabo udashaka kujya ku rugamba kugira ngo arwanire ukuri cyangwa se kuvuga ukuri iteka ryose biba bifite ikaze. nawe ufite kubiha ikaze utitaye aho uko kuri kuvuye. Ujye witondera umugabo uvuye ku rugamba akaza yivuga imyato, ariko wareba uwo mugabo ukabona neza nta gikomere na kimwe afite ku isura yiwe cyangwa se ku mubiri wiwe, kuko birashoboka cyane ko uwo mugabo ashobora kuba ari umugambanyi. Byaruta cyane ukagira umwanya mutoya mu buyobozi ariko ufite kwishyira ukizana, kuruta cyane uko watumbagira cyangwa se ugashyirwa hejuru mu buyobozi ariko bibabaje cyane atari wowe uyobora, ari uwundi muntu uri kukuyoborera ariko wowe witwa umuyobozi ariko utari umuyobozi. Buri mushyitsi wese aba agomba kuvuga neza umuntu yaje gusura, bitari ibyo ngibyo uwo mushyitsi yaruta akarekera cyangwa se agaceceka akagabanya amagambo nimba atazi neza ko agomba kubaha uwo yaje gusura. Ntuzigire na rimwe utinya umugabo iteka ryose uhora uvuga ngo agiye kwataka ariko atataka. Uzatinye wa mugabo uvuga ijambo rimwe yavuga ngo ndatatse agahita yataka uwo mwanya. Ni ugomba gutinywa kuruta wa wundi uvuga ngo ugiye kwataka ubu bwami bungana gutya ariko abihoza mu kanwa ataragerageza no kwataka umudugudu. Nta mugabo n'umwe ufite kubamira ikigoryi cyangwa se ngo asingize ikigoryi yitwaje ngo nuko icyo kigoryi kigaragara nkaho gishaje, kubera ko n'ibigoryi birasaza. Abantu bashaje bose ntabwo ari kuba bakwiye icyubahiro cyawe. Umushyitsi aba agomba kuba yaza akamara igihe gitoya agasubira iwabo, bitari ibyo ngibyo namara igihe kinini aho yaje kuba yasura, icyo gihe ntabwo ari bwitwe umushyitsi, araza kuba yakitwa irindi zina ritandukanye n'iryo ngiryo. Imbwebwe yashonje, ndakubwiza ukuri, iyo mbwebwe nta rugamba na rumwe itazatsinda kugira ngo ibashe kuba yakica iyo sari. Kwizerana kw'abagabo bizaba mu gihe buri mugabo wese yafunguriye umugabo mugenzi w'umutima akamubwiza ukuri, akamubwiza kari murore, akamubwiza ibikakaye, akamubwira n'ibiryoshye, amubwira uruhande rumwe. Kubera ko umugabo wese uhora uvuga amagambo meza, amagambo ye ukahora wumva gusingiza, uwo mugabo ntabwo aba ari umugabo wo kwizerwa. Umuyobozi, ingabo ziba zikeneye kugira ngo ingabo zitsinde, bakeneye umuyobozi uhagije ndetse wishoboye ku buryo ashobora kuba yafata idarapo akajya imbere. Mu gihe muri mu rugamba mukagera mu murima w'umwanzi mugasanga uwo mwanzi mu murima wiwe hari imbuto, kandi izo mbuto ukabona zireze, tuzigire na rimwe utuma ingabo zose zifata izo mbuto ngo zizirye, kubera ko birashoboka cyane ko ashobora kuba ari agatego. Uzafate ikigwari kimwe mwiyizimo cyangwa se mufate umuntu umwe mwashimuse umuhe izo mbuto, murindire byibuze amasaha 8, hanyuma ayo masaha 8 nashira, icyo gihe birashoboka cyane ko mushobora kuba mwarya izo mbuto. Tuzigere ukora ikosa na rimwe ryo kugaburira abasirikare bawe imbuto usanze mu murima w'umwanzi, kuko ntabwo uzi icyo umwanzi ashobora kuba yakora kugira ngo agushyire hasi. Umuntu ukubagana iteka ryose birashoboka cyane ko gukubagana kwiwe cyangwa se uko gushiruka ubute kwiwe no gushiruka ubwoba bishobora kuba byamwicaza ku ntebe nini cyane agasangira n'abami, ariko nanone ntibigutangaze ko gukubagana kwiwe ushobora kumurangiza bikarangira uwo nguwo arangiriye aho nyine. Buri kintu cyose kiba gifite ingaruka mu buzima, tugatinye kugira icyo ugerageza, ziba ziza cyangwa se zikaba mbi, biterwa n'uko wabigenje n'igihe wabikoreyemo. Buri muryango wese mbere y'uko winjiramo wakabaye kuba warebye neza uwo muryango ugiye kwinjira, ukabanza ukaneka, kubera ko nta wamenya, ushobora kwinjira ugasanga abanze bagutegereye muri uwo muryango cyangwa se muri koridoro z'uwo muryango. Ujye witondera imiryango yose ifunguye utazi uwayifunguye. Ntuzigire na rimwe wibeshya gucokoza abaturanyi bawe cyangwa se kurwanya ubwami bukwegereye mu gihe ubizi neza ko wowe ubwawe uri umunyantege nkeya, kubera ko ushobora kurangira. Aho kugira ngo bigende gutyo, byarute cyane ukemera ukaba inshuti n'ubwo bwami, ukabugandukira, ukabanza ukiyubaka, ukazatera ubwo bwami ubizi neza ko ugiye kuba wabukonkaringa. Ariko mu gihe ukiri umunyantege nkeya, ntuzigere wibeshya ngo ujye kwataka ubundi bwami. Nimba wumva neza ko ushaka kwicarana n'umwami, ugomba kubanza kumenya neza kuvuga amagambo yawe, ariko ayo magambo akaba arimo ubwenge bwinshi. Uzige gutembera ndetse usura ahantu henshi, icyo gihe nibwo uzamenya neza uburyo abandi bagabo babaho. Icyo gihe uzamenya neza ko umugabo wese aho ava akagera aba afite kubika ibanga kugira ngo abashe kuba yaramba. Mu gihe umugabo ayoborwa n'ubwoba cyangwa se ubwoba ari bwo buyoboye inzira urimo uracamo, biragoye cyane ndetse ntibishoboka kuzigira ugera ku cyerekezo cy'ubutsinzi,
kuko nta butsinzi bukorana n'ubwoba. Nimba bishoboka cyane ko buje imwe ishobora kuba yacana indi buje ikaka, bivuze ko birashoboka cyane ko ubuhangange bw'umugabo umwe bushobora kuba bwatuma undi mugabo nawe aba igihangange kubera ubuhangange bwa mugenzi wiwe. Ahubwo kiba gisigaye, wowe urashaka ko buje yawe yaka cyangwa se wowe wahisemo kuba mu kizima. Ujye witondera amagambo yawe ndetse uvuge amagambo witonze, kubera ko ashobora kuba yateza ibibazo bidakenewe. Ntabwo uzi neza abateze amatwi amagambo yawe. Nimba ushaka kuba wafata igiturage kimwe cyangwa se wakonkaringa ubwami bumwe ukabufata ukabushyira ku matware yawe, biragusaba kubyuka kare kuruta cyane uko abo ubwo bwami babyuka. Ugomba kumva neza ndetse ukamenya neza ko bishoboka cyane ko imiraba ishobora kuba yahindura icyerekezo uko ibishatse. Iteka ryose ujye uhoraho witeguye kuba wahangana n'imiraba uko byamera kose. Umwanzi wawe uzamukubitire ku kibuga cyawe murimo murarwanira, umenye neza ko umuhamije. Bitari ibyo ngibyo, uwo mwanzi azagusanga iwawe akurimburane n'umuryango wawe wose. Tsindira umwanzi ku kibuga kuyiruta ko uwo mwanzi yakugeraho mu nzu iwawe. Uko wabaho kose witonze, uko wabaho kose wirinda ibyago, nta na rimwe nta nubwo bishoboka ko wacika ubusaza. Ubusaza ni ikintu cyananiye buri muntu wese kuba yacika na n'ubu ngubu. Ikiruta cyane rero, rwana indwano wizeye ndetse wishimiye, ubeho ubuzima wishimiye, ntagire umuntu n'umwe uzakubuza kubaho igihe cyawe wishimiye. Rwanya umwanzi wawe aho umubona wose. Tera ubwami ushaka kuba wayobora ubuyobore, kubera ko ubusaza iyo buje bukujyana byose. Inshuti nziza, nukora ikosa uzi neza ko wakoze iryo kosa, iyo nshuti izakujora cyane niba ngombwa munashwane. Iyo nshuti ugomba kuyibika. Ikigwari iteka ryose uzajya ubona wakoze amakosa ariko nanone kikagusingiza, uwo mugabo ntabwo ari umugabo wo kwizerwa. Amateka yawe azaba yahe? Niki uzasiga mu buzima? Niki abantu bazakwibukiraho nyuma y'uko umaze kuba wagenda? Niki wakoze? Icyo ni ikibazo wagahora iteka ryose wibaza buri munsi, ukagishyira mu mutwe wawe ntikikuvemo. Iteka ryose haba hari umusare uzi kugashya cyane kuruta wowe. Haba hari n'indwanyi ifite uruhara ndetse izi kuzamura ibendera cyane kuruta wowe. Nimba uzi neza ko ari we wagaragaye ndetse ukabihemberwa, ntuzigere na rimwe wumva neza ko ugeze ahantu kumva urishimye nyine ukumva ko bihagije. Iteka ryose haba hari abakurenza, ahubwo abo bakurenze nuko batarabona umwanya wo kwigaragaza. Jya ubaho iteka ryose wishimye, nuha urwuho, urwango n'uburakari, ubwo burakari buzakumira bunguri. Umugabo utagize icyo yitaho ndetse umugabo ushaka ko mugenzi we aseba, azazamura urutoki atunge mugenzi w'urutoki, atitaye ku bindi biza kuba byava nyuma yo kuba yatunga mugenzi w'urutoki. Ntabwo azi neza ko uwo mugenzi we afite umuryango cyangwa se ngo afite iki. Uwo mugabo uzamwitondere cyane nujya kumugira inshuti, kubera kuko yazamuye urutoki arutunga mugenzi we, nawe ashobora kurugutunga. Kubyuka nijoro urimo uratekereza ibitekerezo by'amafuti bidafite icyo bizamara, iryo joro ntabwo rizigira ribarwa, nta n'agaciro rizigira rihabwa. Byaruta cyane ukiryamira ukabyuka mu gitondo ariko nanone uzi neza ko ufite ibitekerezo biruta kuruta wa wundi waraye ijoro ariko ibitekerezo bye nanone ugasanga nta kamaro. Nta kintu na kimwe cyangiza roho y'umugabo ko kuba umugabo azi neza ko kugira ngo arye agomba kuba yasabiriza. Ibyo bintu buri mugabo wese biramwangiza. Ibyishimo ni bya bindi bisangirwa na bose, buri muntu wese akaba yumva ari proud cyangwa se yishimiye gusangiza abantu ibyishimo yivuga imyato. Ariko ikigwari cyanze kujya ku rugamba iteka ryose kizabaho mu bwoba, kibeho kitinya abantu. Ntuzigere na rimwe uterwa ipfunwe no kugira imyenda mikeya wambaye cyangwa se imyenda iciriritse, kubera ko uko imyenda iba myinshi ni nako ibiyikora biba ari byinshi, nako bongera ibintu byinshi, amakemikozi mw'iyo myenda. Abafite byinshi bazabazwa byinshi, n'abafite bikeya bazabazwa ibyo bike byabo nyine. Ntuzigere na rimwe ubeshywa n'amafaranga cyangwa se ngo amafaranga abe ikintu ushyize imbere, kubera ko amafaranga atuma ugira inshuti nyinshi zitizewe. Buri muntu wese umutimanama wiwe yakabaye ariyo nshuti agira yo kwizerwa kuruta ikindi icyo ari cyo cyose.
indwanyi ya nyayo ntizigera ikwereka amarangamutima, izerekana amarangamutima mu gihe ishoka isatuye umutima wayo. Icyo gihe nibwo izerekana amarangamutima, ariko mu gihe ishoka itaragira icyo ikora, buri ndwanyi yose ihisha amarangamutima yayo. Byaruta cyane ukarwana bikarangira uguye, byaba ngombwa ukanapfa nta kibazo, aho kugira ngo ubeho ubuzima nta cyizere cy'ubuzima wifitiye. Mu gihe ufite icyerekezo urimo urerekeramo ubizi neza ko icyo cyerekezo gihari, ntabwo aba ari ngombwa kwirukanka cyane. Niyo wagenda gakeya uzagera ku icyo cyerekezo. Ubuzima ntabwo ari ikibaya, ntabwo ari umuhanda tugendamo ugororotse. Ubuzima ni imisozi, hakaba harimo n'ibibaya byinshi cyane. Gukora amakosa mu kintu, iyo ngiyo aba ari ingaruka yo kureka ubwoba bukayobora ibikorwa byawe. Nimba ushaka kuba umuntu utangaje, emera neza ko nta makosa agomba kuba yakuyobora. Byaruta cyane ugapfana icyubahiro, aho kugira ngo ubeho ufite ikimwaro, ufite ipfunwe ry'ubuzima bwawe. Ntuzigire na rimwe wibeshya, ntabwo ibicu byose byijimye bimeze nabi ari byo bicu bizazana imvura. Imvura ishobora no kugwa izuba riri kuva. Ni sawa cyane, nta nicyo bitwaye kuba warigeze gukora amakosa mu buzima bwawe, nta kibazo kibirimo rwose, kubera ko ubuzima ntabwo bwaje bufite n'uburyo ugomba kuba wabubaho. Ntabwo ubuzima bwaje ngo baguhe na guideline ngo ugomba kubaho gutya. Ubuzima buratangaje, urabaho ukishakira n'uburyo uzabaho, nta guideline y'ubuzima iriho. N'ikigoryi ubwacyo ari ikigoryi mu gihe kizi neza gukontorora ururimi rwacyo, kigafunga umunwa wacyo kikavuga igihe biri ngombwa. Icyo kigoryi kizaba ari ikigoryi 30%, ariko 70% azaba ari umunyabwenge. N'ikigoryi igihe cyamenye guhisha ubugoryi bwacyo kizirwa ikinyabwenge. Nujya guhagarara ujye uhagarara ku kuri kwawe, ntuzigere uhagarara ku cyo abandi bavuze. Abandi ni abandi, kandi buri wese aba afite igitekerezo gitandukanye ku kintu runaka cyangwa se ku ngingo runaka. Umugabo nazigera akubwira ibintu byinshi ubona amagambo yamurenza akubwira uburyo afite umutima ukomeye, uzamwihorere. Urugamba nirutangira nicyo gihe uzahita umenya neza ko nta mugabo ufite umutima ukomeye kuruta uwundi. Urugamba rworoshya ibintu, rwerekana ibintu mu isura yabyo. Mu gihe amaso y'intare ari aho hafi, ujye umenya neza ko n'amenyo ari aho hafi. Mu gihe wagize itangiriro ribi ry'urugamba, byange bikunde n'irangira ry'urugamba rizahita riza, ndetse ntibizigera bitinda cyane. Byaruta cyane ugategura itangiriro ryiza, byaba ngombwa urugamba ukaba ururetse kururwana ukarwegeza inyuma gato kugira ngo uzagire itangiriro ryiza, kugira ugire uruhererezo ryiza, ubone intsinzi. Indwanyi ishaka gutsinda iba igomba gutsinda uko byagenda kose, kabone n'ubwo inkota yayo yatakara. Iyo ndwanyi izakoresha icumu, ariko igomba itsinde. Icyo indwanyi iba ikeneye ni ukugira umutima wo kumva ko ikeneye gutsinda. Ibindi biba bigomba kuba uko byamera kose. Hari ingamba zitaba zikeneye indwanyi nyinshi kugira ngo izo ngamba zitsindwe, ahubwo hakenewe ingabo nkeya, ariko izo ngabo zatojwe bihagije ndetse zifite umutima ukomeye no gukunda igihugu cyazo. Izo ngabo ziba zihagije kugira ngo urugamba runaka rutsindwe kuruta za zindi nyinshi. Uzamenya uburyo gutsinda biryoha mu gihe wageze ku ntsinzi. Nta na rimwe umuntu utaragera ku ntsinzi na rimwe azigira amenya neza uburyohe bw'intsinzi, azabyitiranya. Uko byamera kose impinduka ziba zigomba kuba zabaho, nta cyabihindura. Ahubwo icyo tugomba gukora ni ukwitegurira impinduka isaha n'isaha. Nugira ibibazo byinshi, umenye neza ko nawe urimo uragira ubutunzi bwinshi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abantu banjye cyangwa se indwanyi nziza zanjye ntabwo ziza zitinya urupfu, ahubwo zitinya guhomba urugamba, kubera ko zizi neza ko zigomba kurwana nyine kugira ngo zizicare ku meza y'Imana yacu Odin. Mu gihe ubifitiye ubushobozi, ntuzigere na rimwe ureka umugambanyi aho yaba akomoka hose, nubwo yaba ari umwana wibyariye, agenda adahanwe. Buri mugambanyi wese aba agomba guhanwa. Ni byiza cyane gutega amatwi umugabo uzi ibitekerezo byiwe, ndetse ufite ibitekerezo byiza, akaba anafite umurava wo kuba wavuga ibyo bitekerezo. Mu gihe amagambo yarenze umunwa wawe agasohoka akajya hanze, icyo gihe byaba ngombwa witonze cyane. Nta kintu na kimwe cyiza kizigera kiba ku mugabo warenze ku masezerano yahaye abagabo bagenzi biwe.
Birazwi ndetse nta gitangaza kirimo ko umugabo iteka ryose uhora ufite byinshi mu mutwe wiwe atazirinda bihagije. Ntagire na rimwe abantu bazigera bagukanga, kuko abantu bose batuye isi bakunda kuba bakumva uruhande rubi rw'inkuru, kandi iyo nkuru ifite impande ebyiri. Rumwe rurirengagizwa bagafokasinga ku rundi bitewe n'uko babishaka n'icyabaryoheye. Abantu bakunda ibibi kuruta ibyiza. Muri buri giti cyose uzigera ubona hazaba hari ishami rishaje cyane kuruta andi mashami. Nubona neza umugabo cyangwa se umuntu mugenzi wawe afite inkovu ku maso, icyo gihe izo nkovu zizahite ziguha warning, zizahite zigukebura umenye icyo ugomba kuba wakora. Ntuzigere ubona inkovu z'undi gusekeremo gusa birangirira aho ngaho, kuko nawe bushobora gucya ufite izo nkovu ndetse zirenze iz'uwo wasetse. Aho kugira ngo useke uwo muntu, byaruta ukigira ku izo nkovu ziwe ukamenya icyazimuteye ukakirinda kare. Ubwami biroroshye kuba wakinjiramo, ariko nanone ntibizigera bikorohera gusohoka mu ubwo bwami. Njyewe ndi umuvikings, nicyo cya mbere, ibindi byose biza nyuma, ariko mbanza kumenya neza ko ndi umuvikings. Ntuzigire na rimwe witiranya kugira urujijo k'umuntu no kubabarira. Ibyo bintu ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko abantu benshi bibeshyaho. Dore iteka ryose ufunguye amaso, inzu ifite fondasiyo ishaje, iyo nzu ntabwo iba ikwiye kuba yasanurwa. Iyo nzu iba igomba gusenywa kugira ngo hubakwe indi nzu nziza ndetse ifite fondasiyo nziza kuruta iyo ngiyo. Umuyobozi w'umunyabwenge niwe wenyine uzigera utekereza ku by'abaturage be bakeneye, ariko umuyobozi w'ikigoryi azareba ku nzara ye n'ibimushimisha, yibagize ko ayoboye abantu atiyoboye. Umuvikings wa nyawe iteka ryose aba agomba kugera ku ntsinzi, akagera ku butsinzi burambye. Icyo nicyo gisobanuro cyacu nk'abavikings. Nta na rimwe umugabo azigera aba ari mu makosa mu gihe uwo mugabo arimo arashaka amahoro yabuze cyangwa se yambuwe mu buryo bwose bushoboka, mu nzira zose zishoboka. Abantu ushyira imbere cyane, abantu wumva wizeye cyane, ukumva ko abo bantu badahari byinshi byapfa, abo bantu nibo bazagutenguha, ibyo bintu bigapfa koko. Ikintu umuntu wese yagakwiye kuba yizera ni ukuboko kwe n'ikiganza cyiwe, ibyo cyakora, ibindi byose ukabyihorera. Mu ijuru ry'abavikings Valhalla niho umuntu azashobora kuba yabaho iteka ryose, ariko mu gihe tukiri ku isi ntabwo bizigera bishoboka. Ni nayo mpamvu utakwiye kuba wakwita igihe uzapfira n'ubwo wapfa ejo. Ibyo nta kibazo, ariko upfiriye ukuri, kubera ko urabizi neza ko mu ijuru ry'abavikings Valhalla hari ubuzima bw'iteka byose butarangira. Mwakoze kubana nanjye, njye mwumvaga ugutegurira nkanakugezaho ndi Oliver Haregra. Tibagirwa gukanda subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo tuze tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ya ciao ciao, mugire Imana n'amafaranga.